reba hano ndeba ukuntu ngana nakwitereka ku mutwe kandi wabibona umire uranyizaniye abaze kuremo kumutinganya ntabwo ari ikosa nta nubwo bikureba. akisura agahura n'Imana urakaje mfite akazi muri uru rugo wa mana we ku mutima wanjye ugiye guturika abana baye ndagira umugabo utankunda umaze kunkeke ngo simbyara none mbana n'umutinganyi koko. ibyo ari byo byose uri gutekereza ko ndi umukobwa w'umusazi, ariko ibyo byose bijya gutangira byatewe n'uko nakunze utarankunze. mu magambo make nanjye niko nisanze. abantu kubona byose umuntu akagira uburere n'umuntu mukuru akakuzanira ikintu kimeze nk'umugati ngo ni gato bagakora ibintu biri bikakuza hano sinabiba ashaka kuza kuba yahaza y'amagushe yambwa uranyizaniye kaje kuremo iravuba shamuntu nakajya kina nawe ngo ariko kuki ufata umuntu ukamugira imbwa nje ubona ngana nawe ngana nawe ikibazo ufite niki ari amafaranga yanjye urakiyobe wese imbwa gusa none nikanze wambaye nayo ndari gukoramo uyu munsi ibyo ni ibyo wigira mbwa sinzi uburyo mubaho amafaranga ngo nicyo kibazo wowe ukazomba sinzi bamwe mwigira ibigori umuntu ngewe ndaje nje kukureba ndizanye nje iwanyu naguzi nimba ari bank nimba ari beneri je kugusura uri kumfata mu mashati nakubwiye gute wigeze umamagara kuri telefone ngo nguzanye udufaranga twawe cyangwa ningiye wibwirije ndavuga ngo kanze nguzanye udufaranga twawe amafaranga ntacyo yamarira mu mafaranga mfite ngewe ubu ngo amafaranga mfite yose amafaranga ntacyo yamarira urumva umeze neza da umeze neza mu rugo iwanyu mumeze neza nta kibazo na kimwe mufite oya ubwo mpuye nawe ngiye kumenya hari akazi ufite se aka kanya ko ngiye nshaka kugwikira kagikomeye cyane gishushe ikiraka kigiye kukuzanira umunezero ikiraka ukora rimwe gusuga tubona imfura ya beneri pa ikabikuguye mu munoki tuza gato cyane wishuha ndagikora stop showing and listen icyo ndi gukubwira cyumve neza uyu muntu abonye amafaranga ahita amenye n'igifaransa je suis francophone bro ikintu nje kurebera so kukwishura banza ufate gutya ayo nayo nayawe ayo nayande nayo nayanje ariko ukoze nabakazi ngiye kugwa nayo yahinduka yande yagaruka kabayande ayande ndagakora nushaka nume kwica umuntu ndagakora hanyuma akazi wakoze akazi gakomeye n'imbwa zose uko zimera wakoze akazi kuvuga unandukanya na Tereza naragakoya Tereza yaranyanze kubera iki narakoze akazi wabungije umunwa wa musore we yanze kunyishura mujomba yanze kunyishura none se ubu wafata mikoro uzenguruka kubwira abantu bose ko nanze kujo cyako nakwishyuye naguheraho nimoza amarira umunwa wo ndawufite pe tuza rero gabanya umunwa ningiye boss akakanya sinkunda n'umuntu mvugiramo buriya sinkunda umuntu mvugiramo hanyuma shaka icyana gishushe gihiye gishyushye
gifite amabuno ameze gutya. Tereza wabonye amafaranga ko ahita kwemera. Ahita kwemera. Bro, No pe. Nitujya tuvuga ibintu ntukajya uvanga amasaka n'iki n'amasakaramentu cyangwa n'ibigori. N'ibigori. N'amasakaramentu. Yego. N'amasakaramentu. Nakubwiye ngo kuvuga cyane ku muntu ufite amafaranga ayo naguhaye araya washobora Ntabwo nongera. akaba yandi. Nuko umunwa ugeraho ukavuga ariko buriya ntago ari njye ubuvuze. No kugira ngo wemere ko ari njye ufite amafaranga. Boss wawe arimo. Boss oya. Zisasubira ku gipangu. Ugiye no kuma akazi se? Fuye nako akazi ko wakamaye. Nubwo ntaramenya ko ariko ko wakamaye. Ahubwo nakaye. Kubaho ivumbi kuri izo nkweto vuba. Uha neza huha ivumbi mbese. Nta kibazo. Akazi kaborohera hano. Mbese nyine nuko imenya indi ariko oya. Mfungira ibipesi vuba tugende. Mfungira ibipesi hano umwereke. Sinzi funga vuba. Ariko amafaranga ni mabi we. Nako ni meza. Nimba ari mabi wayansubiza. Bro, funga neza wihuta dore nta mwanya afite. Ukora akazi umuntu najya guha akazi ukora akazi. Oya, akase kananira. Ubwo ndayatsindiye. Gira hano zinga mu gato cyane nka kabiri gusa. Ariko mbwe wanya nako umugabo wanya amafaranga we. Rekeraho winyanduriza cyane. Uri guhumeka nabi hagarara ku ruhande nta kuntu wazinga uhagaze ku ruhande. Ariko se nta kibazo cyano ndateke wanya akazi karangiye cyano tugende. Urongera gukora ku gipango cy'iwanyu. Urahita uvugira mu oya nta hano tugende. Tugende upfa kubara amafaranga ibombi. Ibyo ndi kubona ni byose. Hi boss. Narahindutse n'ukuri. Cyangwa ntabwo uzagakora examen kabakoye ko ari imirongo bazakoze muri Bible. Sinone nagiye gukora ikizamini cyo kubatizwa. Bro narahindutse. Ngiye numva narahindutse nawe mwana mwiza. Niwe wifata icyemezo rwo mureka nsome Bible. Uzi uri gusoma kuwe murongo. Gusoma muri Matayo. Kangahe? Ibice 5 Haranditse ngo. Sinabwo kubyizera neza nk'urwego. Somera nyine umbwira. Ntabwo somera ahantu hari hamfashije mu kanya wari ngiye gusomera muri Yobu ibice 5 umurongo wa mbere kugeza kwa 2. Aravuga ngo hamagara noneho hari uwagusubiza. Uwo mubera watabaza ni uw'impuhwe. Kuko umujinya wica umupfapfa kandi ishyari ryica ubuze ubwenge. Nyine kumva hari aho bihuriye na biriya bintu nakubwiraga byo kuba nyine nahinduka nkumva nyine umujinya nyine wica umupfapfa nanjye biriya ndimo no gupfapfana kandi kuko mbigumyemo byazarangira nayinzira nyine ndangiye kandi bro kuri ntabwo nzabisubira. Nta kidashoboka. Kandi ni byiza ubwo. Wa mbere avuga ngo hamagara ngo hari uwagusubiza nyine nawe ndi kwegereza Imana kugira ngo nyine ngarure mu nzira nyayo. No ariko ntubikore nk'umuntu uri kugira gute uri kwiheba. Uri kubyumva? Imana ibyo byose ifasha uwifashije. Usibye n'Imana na leta.
leta ntabwo yakujya kugufasha ibona nawe udashaka gukora. Urabibona? Nimba wowe nawe ubwawe wumva uhamana n'umutima wawe, si ngombwa ko uri umeze gutya ngo rwose unari impfu warangiza gute. Biriya bibaho, umuntu abinyuramo mu buzima, n'ibitari biri umuntu abinyuramo, ariko icy'ingenzi ni ukumenya ngo ese nabisohotsemo ko, sibyo? Nanjye rero mu rwego rw'uko wahindutse buri kintu cyose cyabaye kandi kikaba ari wowe giturutseho, hari ikintu nakugeneye. Hari ikintu nakugeneye kijyanye no guhinduka. Yes. Ugiye kujyana kwa muganga? No. Rega umurwayi, sibyo? Iyo ari kwa muganga, muganga wa mbere ni uwo murwayi. Nawe ubwawe muganga ushobora kuvura wa mbere ni wowe ubwawe. Ni umuganga witwa Nikita. Yes. So what? Cheer. Jesus. iPhone 13. Thank you, Lord. God bless you. Thank kandi you. nukomeza kumbera umwana mwiza. Wow. Sibyo? Nukomeza kumbera umwana mwiza. Ibitari byo nzakubwira. Oh my God. Sibyo? Thank you. Bro, nta kintu utankoreye, ni ukuri Imana ijya iguha umugisha. Ni ukuri pe, ndishimye cyane. Imana iguha umugisha, isubizo wakuye, ndagukunda nka mushiki wawe. Mana we. Kandi nzakubera umwana mwiza bro, ni ukuri nzabikwitura. Okay. Uzongera umbere umwana mwiza. Ni ukuri bro, ngiye kukubera umwana mwiza, nkomeze nige n'indi myuga, nige paka igihe. Nzakugurira indi modoka ya 5. Iyo se ufite enye nzagura imodoka ya 5. Okay. Musaba kandi. Musaba kandi. Kandi koroshye. Ntegere kawe. Yego. Thank you. iPhone 13. Meze bite? Ko mbona wagira ngo noneho witangiye itama afite ibihe bibazo. Wabuze ibyo urashonje? Oya, umuntu yamaze guhindura ubuzima, ikintu maze kubona umuntu yamaze gukira najya bura bamugenda. Yensigaye mfite abangendaho byanze bikunze ndanabireba. Niyo ndyame byonyine nsigaye ndota hari ibintu biri kunyirwangana byinshi cyane. Nta wundi muntu. Ni Mavide. Mavide se ni muntu. Nta gasore twakuranye mu cyaro kamenye ko nzi Kigali. Ejo bundi kampamaga kari kunguza 3500. Nkabwira ko n'amafaranga mfite. Ariko ishari riba rigenda kumugera hano. Kubera iki? Wamaze gukira. None se njyewe hari ubwo nyimeze nabo njye ubuzima bwarahindutse ubu ngubu njye mbayeho kizungu. None se njye kamanze mubwira ubundi mpamvu njye ubona abantu bangirira ishari. Baba babona bakabonamo umupatro bakumva ko baniyakura kubera ubuzima bwanjye njye mbayemo. Urumva? Njye naje i Kigali nagomba kuza i Kigali. Urumva? Njye naraje numvishe ko buribwe nawe yaje i Kigali mitavuga ngo kwa tuvuye tugiye kuragira. Ngiye kubona mbona buribwe muri umuntu waburibwe ngiye kuri moto hano buribwe yageze i Kigali ngo yabonye amafaranga. Wasiga acuruza inkweto ahantu bita mu mujyi ngo Downtown. Ndavuga buribwe yageze i Kigali n'umuntu twaragiranaga. Sinigeze nsubira mu rugo. Kuko urabona mu rugo nyine ngiye na papa twakurambarana. Ubyutse wambaye inkweto mbere nizo ngizajyana. Ari nazindutse nagiye kuragira nazijyana. Ubwo ko bambwiye gutyo ndavuga ko mpfa kuba nambaye inkweto sinsubira inyuma. Nahise ngurisha ihene. Uvuga ngo wambaye na papa wawe. Nahise ngurisha ihene imwe mitari nkomereza i Kigali. Niyo pantaro ubona iyi. Yakanga nakarake yagakundaga kubi niko mu myenda yakundaga yabaga agiye mu kirori. Bamfitisha ari kumva ko mbi Kigali byonyine. Urumva? None se wowe bari waryama burye. Ariko nibyo. Ako arananezerewe. Cyane imigati ya mu gitondo ngaho ibiti. Nabonye isigaye noneho bimena mu bishimwe. Ahubwo kamwibira ibanga. Uzi ko kuri mobile money mfiteho 700 yanjye adafite ikibazo na kimwe. Ibiceri cyangwa ibihumbi?
700 francs. ndahibaza nangize ngo n'ibihumbi 700 aho bari kumbwira ko wabikuye 700 adafite ikibazo nta cyaka mfite nta kibazo na kimwe mfite nta n'ideni mfite usigaye mu inzoga se ko n'umuvuzi icyaka mbere kumbwira ko uri umurokore waje kunywa inzoga ko icyaka ari cy'abantu banywa inzoga inzoga sinazitinyuka ngiye mu rwagwa gusa sinatinyuka kunywa inzoga n'urwa bitoki ntabwo rujya rusindisha ahubwo rukongoza neza urwa bitoki buri gihe ndumweye cyangwa nicyo ndukundira ni kimwe mabuja yo ndumwemba numva noneho imitsi iri kugororoka gutya nkumva ahandi hameze gutya nkavuga ibintu ni ibyanyazi aho basha wari umusinzi nkabura uwo mbisobanuye kumubwiza ukuri mubwire ngo basi nanjye zankozeho numve ubutamu numva uburyo Yesu agira neza usigaye nsuzugura umenyeye ntabwo rero nari ndikubwira nari kuvuga ni igikobwa dukundana umve ko cyangwa ngo nyigurize 700 yanjye nakibwira ngo ashwiga ntabwo bishoboka nakibwira kereka uri bumuzo nkabubita imwe bikeri 200 yose ukayajyana nzagira umukobwa mbona muri iyi nzu tuzabi sinazana ishitani y'umugore nzagukata 2020 umushahara wawe wose uzavuyeho wose uzava ariko mabuja kamubaze ushobora kuzana umukobwa rega akagenda nanjye akakwiba nashaka kubaza ikibazo bazana ikibazo namwe mujya mugira ubushake ukumva aho gutamporaho numenyera ndakwirukana babarira mujya mugira ubushake ku buryo nawe bawumva ushaka kugira gute amatara kugira gute mupuri bimwe bijyanye n'umupuri naho baze n'ibyo bibazo urwaza ibaze hagize nk'umuntu uri kumbaza ibyo bibazo umupuri ni ibiki guhumbisha indirimbo ivuga ngo umuto bwarataka mazaza n'amazi kubita ujya kuzana nawe bakobwa ngo papa ndi kwa gitafu akumvishe kuri radio ngo kubita ego kubita we nta kintu kizima yo ndirimbo noneho jo nayikunda kuba yari kuri botike niyo bari kwishira nari nibagiye kukubwira nawe uzi ko buri andi maneko ariko bambuje kubivuga uri maneko wahe kuri botike yari niba uri maneko dikaritsiye wahari kuri botike ubu niyo kwa kazungu niyo no kira botike ni ngiye muri kumunekera ibintu byose mbikira ku murongo gute yangiye ngo umuntu uzamwiba ngo tuzamufate ngo nibishoboka nuko yamucukugura zaguca ubu ngiye mba ndi kumurebera hari igihe ngiye kugura n'igitunguru nyongeza igitunguru cy'ubuntu ahubwo mabuja n'umureho nakubera n'umureho ari niba kanze mwereke we magahusha gusa mbe ngiye ndagaruka nimugoroba akazi kose nagasoje ibintu byose wabitunganije imyenda ndi wayisinze nanayiteye ipasi yose igikoni kirasa neza hose hameze neza genda ubanze urebe n'akantu nakuguriye hariya naje kumenya ko uri umusinzi w'ababyeyi umwe yindi urayimo nimugoroba nigurishe ba mama 700 kandi nirungukira ntutinde uhereye abaza abakozi b'iki gihe barasekeje pe ndebera we ndebera nk'ibibazo bari kumbaza nibwire ko ndumva natangiye no gusinda yewe cyangwa umukozi w'araye n'inama yo kumwerekana nta kibazo